n'umwuga wanjye ubwo niko kazi kanje nyine Imana iyo diporome yanjye ni Imana kubera ko nyine kwiga bitabaye ngombwa ko ngomeza kwiga habwe ati ubwo ngiye kwishakira amafaranga barandeka nyine eshanu ngomba kujya nzikora mu misiri imbere nko mu kwa 12 eshanu ngomba kujya Hey my guys, nagutse none ni Soso kuri Nyurwa Family TV turi kumwe n'umwana mutwe cyane ariko nkuko twabibabwiye turi gutembera mu muhanda turi ku buzima babwifasha mu mihanda ahantu hatandukanye kuvugisha abantu bakuru abana mu kigero cyose turebe nyine uko ubuzima babwifashe ahantu hose umeze meze neza bitwa nde tishime Innocent ko witonda se nditonda nyine kuko ubuzima bwose umuntu agomba kugira uko yitwara ufite imyaka ingahe mfite imyaka 19 19 yonyine ibaze rucyari umwana ndacyari urabizi nawe kuri umwana ntago ndi umwana wana ntago ndi umwana ndi mukuru ariko nawe ndi mukuru cyane washaka n'umugore ntamushaka ubona se bisaba iki kugira ushaka umugore bisaba umugore bisaba gukora kaba nyine ufite uko wazamutunga cyangwa se nuko nejo byagenda ukavuga ati ubuzima bushobora kwanga se ubwanze umugore nazanye yabaho gute abaye atakora ntakazi afite none se duhuye mu muhanda ufite two tuntu ni uraducuruza ibi ni ibitunguru mvuye kugura njye ncuruza isambusa ibi ni ibitunguru byo gukoramo isambusa nyine mfite n'inyama inyama se ukora n'amasambusa y'inyama se ntago ari iz'ibirayi ntago ari iz'ibirayi ndetse ubwo isambusa z'ibirayi n'iz'inyama ubwo iz'inyama si zihenze abantu barazigura ntago zihenze gusa desa ntago ari menshi imwe bigura 200 ntago aba ari menshi ako kaba ari gato aba ari ntoya nyine ya desa abantu se bakazigura cyane barazigura urebye barazigura kuko mba najyanye indobo yuzuye urabona mba nashyakira kare saa 12 saa rubwo ziragera ubwo se wabitekereje ute ibi bintu nuko nabonye ari byo byantunga ubu biragutunze se ubikora amafaranga biranunze nta kibazo mbona amafaranga nkarya nkambara nta kibazo kabisa ubuse umwana w'imyaka 19 ubona bizakugeza kuki bizangeza kure kuko niba nshobora gukorera wenda 2,000 byanjye ku munsi nariye urumva 2 ntago mu mwaka ntago nabura ikintu mba ngezeho ukora umunsi wose kuraho indobo nkora umunsi wose nkora kuva mu gitondo kugeza saa 9 saa 6 gutyo akaba n'igihe ngenda nkahura n'ishaba nyine nkahura n'abakiriya nkahita naha ibaze noneho ubwo ukaranga rimwe nkaranga rimwe ubwo ribaze ukaranze kenshi nyine ubwo kumva nimba nkorera 2 akaranga 3 byaba 3 cyangwa se hari n'igihe na 2 bishobora kurenga bitewe n'uko umunsi wagenze warangije kwiga ntago narangije wagarukiye mu kangahe mu 6 primaire none se uko utarangije ubushobozi bukeya ntago byakunda nyine kandi wari ukiri n'umwana n'ubwo wasubiramo nasubiramo ariko hari ukuntu ubushobozi buba ari bukeya umuntu akavuga ati reka nshakire n'ahandi nese ubona nko myaka nk'itanu cyangwa ibyo bintu nushaka ari umugore ukagira urwo rwawe uzaba ukibikora ibi ngibi ntanabikora kuko biranunze ubona nyine kabisa n'umwuga wihimbiye n'umwuga wanjye ubwo niko kazi kanje nyine Imana iyo diporome yanjye ni Imana y'Imana ubana no mu rugo baragushyikiye kabisa babona nta kibazo mu rugo barambwira ati genda ushaka amafaranga ese ko kubera ko nyine kwiga bitabaye ngombwa ko ngomeza kwiga habwe ati ubwo ngiye kwishakira amafaranga barandeka nyine ubu minsi iri imbere nuko uzajya noneho ukora nk'indobo nk'eshanu ku munsi n'eshanu nazikora nyine bitewe n'uko iminsi iba yagenze nyine uzajya uzikora kugira ngo ubone na bya bibiri byongere eshanu ngomba kujya nzikora mu minsi iri imbere nko mu kwa 12 eshanu ngomba kujya nzikora byaba ngombwa zikanarenga none se nihe nama sasa wagira abana nkawe baba bari mu rugo ubu ngubu baricaye bategereje ababyeyi bahahe kandi ashobora kugira akantu akora kandi gato kakamasha kwiteza imbere ikibazo abana nkanjye ntago bose ariko baba bumva yuko akazi nkora bagakora wabagira sasa ihe nama inama nabagira nuko bakora
ntibiyumvishe yuko bakwicara mu rugo bigwe bicaye imbere y'ababyeyi, kuko ababyeyi hari igihe baba bafite ubushobozi butari budahagije, akajya gukora ahangayitse avuga ati yeba uyu munsi noneho biragenda gute, kandi mu rugo ugasanga aciye nk'abana nka batatu. Abo bana rero bakagombye gufata n'indobo y'ubunyobwa bakajya gushakisha, nubwo bitemewe ari ukuzunguza, ariko bakagombye gushakisha, bakavuga ati niyo nabona n'ayo 500 nkayongerera mu rugo, bakongeranya kuri cya gihumbi babonye, tukarya ubuzima bugakomeza. Uzi gusoma? Ngiye gusoma no kwandika ndabizi, ariko icyo utazi ni indimi. Indimi zo ntago nziza. Ubwo se kumva iyo wiga ari icyo barusha abandi? Iyo niga wenda nari kumenya n'izo ndimi, ariko se indimi se zikakumarira iki? Zikamarira iki? Se nk'ubu mwawe dushobora guhura ukambwira wenda njye ndacuruza pe, dushobora guhura utazi Ikinyarwanda ukambaza ati nangahe mu rundi rurimi bikananira, ariko ukahita nyine ukoresha amarenga. Nakoresha amarenga nyine, ubwo naba mbaye ikiragi. Byakubayeho se ubwo? Byambayeho bimbaho kenshi, ukabigenza ute nyine ukazajya uvuga ngo byangombwa nkazamura n'igiceri nkavuga ati ni 100 nyine, cyangwa se ni 200. Ukazamura amafaranga. Ariko nta kibazo, ubwo uzi gusoma no kwandika? Gusoma no kwandika ndabizi, ariko indimi zo ntago nziza. Aha, urakoze cyane. Nawe urakoze.